Idini ntago bikaze uranyine mu buzima urebye ngewe nta dini ngira nsengera ntago ngira idini ngenderaho nyine nge nta ukwemera kwanjye idini ryanjye riba mu mutima tu riba mu mutima none se makasi uremera ko divayi ari inzoga? Divayi buriya rero hari divayi ziratandukanye. Hari divayi bari abarokore bita ngo ntago zisindisha, ariko ngewe nemera ko divayi ari inzoga. Nta divayi idasindisha. Divayi ni inzoga. Kangoye nk'urugero, urabona iriya divayi Yesu yatubuye, iriya divayi yari inzoga. Iriya divayi yari inzoga? Yari inzoga. Ati gute reka ngo buri ahantu tutagiye tumenya hari amabanga bibiri yihishe. Noneho sereka nkubaze wenda kuri mbanze nkubaze mbere yuko nkusobanurira. Ubundi igihe Yesu atubura inzoga, ninde wamubwiye ko ziriya nzoga zashizemo? Umuntu wamubwiye ko zashizemo ni Mariya. Aha, niba ari Mariya bivuze ngo rero Mariya niwe wari uri gupima iki iriya divayi, niwe wari barumani. Niwe wari barumani? Noneho ahantu aho ngaho bibiri iduhisha. None niba wakaraga karawundi bagenzi bawe, bivuze ngo ukaraga karawundi umuntu muba mwasangiye. None urumva ibanga bahishaho, bivuze ngo Yesu yari yahereye mu gitondo agira ute? Kubivuga utabivuga neza ari yahereye mu gitondo asinda. Noneho sasa rero ngo Mariya inzoga yashizemo nka 9:00 cyangwa se 9:00. Abwira Yesu nyine umuhungu ati none ko mbona akarori kagiye kubiha, nta kuntu wakora umuti wankorera umuti ko mbonye ibi bindi bimeze nabi tugakomeza akarori. Yesu arabanza asomaho aravuga ngo akantu kashizemo, niko yamubajije. Amaze kumubaza ngo kashizemo, yavuze ati reka nze karaga karawundi. Amaze kugashyiramo aravuga ati mwakire munywe mutazabimba. Uri kumva? Bivuze ngo rero Yesu nawe yari umumeneke. Nawe yagiraga ibihe byo kwishima. Niyo mpamvu nyine natwe tuba tugomba guserebura tukishima mu buzima, ibintu byose no kwishima, ariko nturenze urugero, kuko nta hantu handitse ko Yesu yasinze. Reka ntabwo yarengeje, ariko mu mutwe yarameditaga. Uri kumva? Buriya rero hari ibintu byinshi bibiri itanditse. Iyo ugiye mu mateka cyane usanga Yesu hari umukobwa wigeze kumukunda ndetse amurwarira amuru. Amurwarira amuru. Bivuze ngo Yesu yari umuntu usanzwe nkatwe. Nawe yari umuntu usanzwe, ariko nyine abantu ntabwo babizi neza. Iyo winjiye mu bintu byinshi usanga nyine
Yesu yigeze gukunda naho uwo mukobwa yaramukunze, ariko Yesu aramubwira ati, uwo mukobwa yabwiye Yesu ati ngenda gukunda mu bwangavu bw'icyo gihe bwa Yesu. Yesu aramubwira ati komeza unkunde, ati ni byiza komeza unkunde. Uri kumva? Umukobwa abwira nyina, arangije abwira nyina ati umuhungu wawe naramukunze. Ndaramubwira ati ntabwo bishoboka ko uriya muhungu yagukunda. Uwo mukobwa nuko ntibuka izina rye, ntiyamukunda kandi ubwo ari umwana w'Imana. Uri kumva? Wenda we ntabwo yagiye mu nkundo, ariko se ubundi kuki atakunda cyangwa agira irari kandi yari yambaye umubiri w'umuntu? ntabwo ari gukunda umuntu cyangwa ngo agire irari, kubera ko yari umwana w'Imana. Iyo bigeze ku bintu nk'ibyo usanga ubwenge bwacu niho burangiriye. Ubu se wakubaza ngo Imana yaremwe n'iki? Hari ikintu wabona cyaremye Imana? Ntabwo wakibona. Ni ukuvuga ngo Imana yakoze ubwenge bw'umuntu ibugarukiriza, niho yabugarukiye. ubwo igikombe cyanyu cyaruzuye, nta bindi bizarengaho. Ibindi bizwi nayo na shitani. Kubera ko shitani buriya yari inshuti y'Imana. Yari inshuti ye ngo ya hafi bya hatari. Yari inshuti ya hafi bya hatari. Niyo mpamvu Satani yashatse kugambanira Imana. Nuko byagenze. Rero kwinjira mu bintu nk'ibyo cyane, kuko ntabwo mbifiteho ubumenyi buhagije, gusa ubwo